neza nkoresha ubutunzi Imana yamaye DDK TV Gospel Show. Abasuje twongeye kubasuhuza aho muherereye hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nkuko rero twabibasezeraniye, ni kwa kundi nyine dukomeza kuganira namwe umunsi ku wundi bavandimwe nshuti zanjye. Muri aka kanya rero tugiye kuganira ku bavandimwe ba hano Kimisagara muri korali Rangurura basohoye indirimbo nziza cyane, niyo tugiye gufata umwanya tuganireho ndetse tuze kubatumirira umutumirwa ndetse turi buganire umwanya muremure cyane. Niyo mpamvu rero tubaye hano kuri DDK TV Gospel Show kugira ngo tubagezeho iyo show yose iba yabaye, izo gahunda ziba zabaye, gahunda zitandukanye z'umuntu, mbese buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo mujye mumenya amakuru atandukanye y'amakorari agezweho, amakorari kurimba neza. Uwiteka akomeze kubana namwe. Ntabwo natangira rero ntabibwiye, ni jyewe muhorana Karasira Didier nk'uko mumaze kubimenyera. Ikindi kandi mbasuje aho muherereye hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ntabwo nabura gusuhuza ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika ndetse n'umugabane wa Aziya n'umugabane wacu dutuyemo wa Afurika. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi nsuhuje n'umugabane w'Uburayi. Bavandimwe mudukurikiye rero, reka tubasuhuze by'umwihariko abo mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Uwiteka abane nawe, by'umwihariko hano mu mujyi dutuyemo, mu mpande zose z'umujyi wacu. Uwiteka abaha umugisha. Reka rero ntangire nk'uko mubimenyereye, ntangire mbabwira kuri iyi ndirimbo. Ni indirimbo yitwa Twubake inzu y'Imana. Iyi nzu y'Imana rero tugiye kubagezaho ku kavideo uko kakozwe, uburyo bagakoze, aho bari ndetse nitumara kukarebaho gatoya tuhita tugaruka tubaganiriza umutumirwa wacu, nawe tuganira nawe kugira ngo mubashe kumenya byinshi byo kuri iyi korali, urugendo rwabo, ndetse niba ngombwa tuzakora part 1 and part 2 kugira ngo turusheho kumenya amateka. Erega niko bisa gukorera Uwiteka, biranezeza nkoresha ubutunzi Imana yamaye ubutumwa bwiza bugere hose. Gahoza ari inkunga yawe uko yabigana tuyubakira amazu y'ibitabashwa, nawe inzu y'Imana ikaba umusaka. Ibyo ntibikwiriye ubushobozi bwinshi cyangwa buke, bagira icyo ukora. Itafari rimwe rifite akamaro ku nyubako, rizane Iyi rero ni indirimbo nziza, indirimbo bakoze neza mu by'ukuri, bayikoreye ahantu hatandukanye, ariko kandi bayikora bambaye amajire. Mwayabonye ari amajire, bari abantu barategura, mwabonye kadanse bafite uburyo yari imeze neza cyane. Niyo mpamvu rero twifuza kujya tubagezaho aya makorali. Ni korali yitwa Rangurura Kimisagara mu Kove. Ndabasabye iyi korali rwose muyitere inkunga, mukore subscribe, like ndetse na comment. Iyo bakoze ibintu nk'ibi ngibi baba bakeneye yuko mubabwira ngo wow, congratulations, mwakoze neza. Mwabonye uburyo abakecuru baterura ingorofani bagasunika, mwabonye uburyo abahererekanya amatafari, abaponda bubaka inzu y'Imana. Bavandimwe, iyi korali rwose iri gukora ibintu byiza. Nanjye narayibonye, nabandi ngomba kuyibasangiza ku buryo namwe muyimenya kandi mukabasanga mukabatera inkunga. Ngayo nguko rero tugiye gutumira umutumirwa wacu, tumuhamagare kuri telefone. Namwe turabasabye kugira ngo mukomeze mukurikire iki kiganiro kugira ngo tumenye uyu muntu tugiye gutumira, iyi kwa tugezeho mateka y'ikorali, yavutse ryari, imeze gute, iyi ndirimbo bayikoze mu buryo, ni bande bayikoze, ku buryo noneho tumenye amateka yayo bigiye. Uwiteka arakomeze kubana nawe. Reka tumubaha. Muraho neza, amakuru yanyu? Ni neza. Nishimiye kubahamagara, kuba ngiye kubavugisha, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko tuba turi mu kiganiro
ikiganiro cyitwa wowe ubibona ute Yego. kuri channel yitwa DDK TV Gospel Show. Witeguye ko ibyo tugiye kuganira aba twabisangiza inshuti n'abavandimwe b'iki kiganiro? Yego nta kibazo. Ya murakoze cyane, uraza kongera ijwi kugira ngo abazatwumva bajye bagukurikira bakumva neza. Yego. Ya nagira ngo rero mu by'ukuri utangire utwibwira amazina yawe, utubwira na korali uririmbamo by'umwihariko, ubundi dutangire tuganira ariko abadukurikiye batuzi neza. Njye nitwa Brigitte niwe mfura Karangwa. Yego. Nkaba mbarizwa mu itorero rya Kimisagara. Yego. Intara ya muri Kigali. Yego. Nkaba ndirimba muri korali Rangurura. Yego. Ikaba ikorera n'ubundi mu itorero rya Kimisagara. Ya. Umurimo. Ya urakoze cyane, utubwiye ko witwa Brigitte. Korali ni Rangurura, mu by'ukuri ni korali nabonye iri gukora cyane. Ese wadusangiza inshingano waba ufite muri iyi korali? Muri korali nishinzwe iterambere. Ushinzwe iterambere? Yego. Wow, ndabona rwose iterambere rinameze neza. Nabonye indirimbo yitwa rero amateka, n'indirimbo yitwa yo gukorera Imana, yitwa ngo ikiriya ndirimbo? Inzu y'Imana izuzura. Aha, inzu y'Imana izuzura. Iriya ndirimbo mwayiririmbye muri mu gihe cyo kubaka? Yego, n'ubundi Kimisagara turacyari mu nyubako. Aha. Twayiririmbye ari ukufatanya n'itorero ryacu, ariko n'abandi bose bari kubaka barayikoresha. Wow. Imana ibaha umugisha cyane. Iriya ndirimbo mwayiririmbye mwabiteguye. Buriya mwayikoreye ahagana he? Twayikoreye kuri Niyo mu mujyi, ku cyicaro cy'Abadiventiste. Yego. Ariko chantier ni parking ya CHK bari kuyubaka. Yego. Iri en face n'ibitaro bya CHK. Wow. Ni ukuvuga ngo mwakoreye muri area imwe ya hariya kuri Niyo, ariko mukorera ahantu habiri hatandukanye. Yego, yego. Ya ni ukuri mwayikoze neza, mwarateguye. Buriya ari amajire ni uniform ya korali cyangwa? Oya, ni umwe mu baririmbyi ubicuruza. Yego. Yaradufashije turabikoresha. Wow. Yego. Ndumva nawe yaragize uruhare mu kubaka inzu y'Imana. Vraiment iriya ndirimbo ni nziza. Abantu bose bari kubaka nibaza yuko iriya ndirimbo ari indirimbo bakoresha. Turaza kuyibakiniraho agace gatoya kugira ngo baze gusanga Rangurura. Bavandimwe mudukurikiye muze gukurikira korali Rangurura. Indirimbo inzu y'Imana izubakwa ni indirimbo yakozwe neza, ifite amashusho meza, kandi nanone nimugerayo mubahe subscribe, like ndetse mubahe na comment. Nicyo tuba tugamije kugira ngo nawe utubwire uko wabibonye haba kuri channel ya Rangurura. Rero dukomeje tuganira mu by'ukuri iterambere muri korali. Utubwiye ko ushinzwe iterambere, watunyuramo muri make iterambere muri korali ndetse n'igihe korali ugatangira wenda utubwira igihe korali yavukiye, ukatubwira uko yari ihagaze imeze, noneho ukatugerera ku iterambere ry'uyu munsi. Yego. Ubundi itorero rya Kimisagara ryavutse ari abantu bavuye ku Muhima. Yego. Baje guhanga itorero Kimisagara Mukove. Yego. Bakigera Mukove nta korali zari zihari, hari muri 2000. Iyitwa Rangurura uyu munsi icyo gihe yatangiye ari mifemo. Yego. Buriya tugira n'umubare munini w'ababyeyi turirimbana kurusha igitsina gabo. Yego. Yatangiye icyo gihe ari mifemo mu 2000. Yego. Bigeze muri 2002 itorero ryari ryaramaze guhangwa, bikurikiye ko n'amakorali abaho. Cyo kindi cyari mifemo nibwo biyise izina Rangurura. Yego. Abari
makorari bako bajya mu yandi makorari ariko ubwo na mifeme igumaho urundi ruha ariko abatari bafite korari bo baguma muri rangurura. Wow. No. Muri 2002 ubwo uyu munsi tumaze kujya imyaka 20. Wow. Imyaka 20 yose rangurura iriho. Yego. Imana ishimwe cyane. None dukomereze rero ku rugendo rwayo, ese kuki korerangurura icyo gihe cyose yabayeho ariko uyu munsi ukabona ari bwo iri kugaragara cyane, iri gukora, iri gutrendinga, byaje kugenda gute? Rangurura yabayeho urumva ni abantu bavutse b'ifemo, tugira n'umubare mwinshi w'ababyeyi bakuze. Yego. Ibijyanye na entertainment, kuba bakwamamaza social media byari bitaranatera imbere cyane icyo gihe rwose. Ndabizi igihe cyari kito cyane, ntabwo bari bakazamutse. Yego, n'igihe kiri inyuma yaho rero ho nabwo rangurura nabwo yari irimo n'ubundi b'abantu bakuze. Yego. Ahubwo bimaze kugira imbere nko muri 2017, 2018 nibwo hatangiye kujyamo n'abantu bakiri bato. Yego. Igenda yunguka kugeza uyu munsi. Ubwo navuga ko uyu munsi aribwo turi gufunguka amaso tukareba ibyandi makorari akora. Ese twe ibi bintu byacu abandi bantu babimenya gute? Tugatangira noneho no gucreating izo mbuga za YouTube channel n'ibindi. Oh wow, uyu munsi utubwiye ko aribwo mutangiye gufunguka amaso, ariko watunyuriyemo gato tuvuga ngo muri 2017 nibwo hatangiye kwinjiramo urubyiruko, abantu bato. Muri icyo gihe nibwo waba warinjiriyemo nawe? Njyewe mazemo imyaka 6. Yego. Ubwo nagiyemo 2018. Wow, urumva ko ari muri icyo gihe mu by'ukuri. Kuva ugezemo rero watunyurira mu by'ukuri, watubwiye ko aribwo mwahise muzamuka, hagiyemo abantu noneho b'uruvange. Mifemu nibwo yaba yarahagaze kuba yaguma ari Mifemu gusa? Uya Mifemu yahagaze 2002. Mifemu yahagaze 2002. Korari imaze imyaka 2 ivutse, hahise nyuma y'imyaka 2 hahise yivangamo noneho abandi. Yego. Hazavamo abagabo. Impamvu icyo gihe nka 2018 njyewe njyamo, twari bato, twarabana. Wow. Ibyo byo kuvuga ngo ukurikirane iterambere ntabwo waba ufite ubushobozi bwabyo. Nubwo twagiyemo dusangamo abantu bakuru, ariko twe noneho twari bato cyane, twarabana nyine. Njye nk'abo ariko nari nkirangiza nka secondaire. Wow. Ubumva niko akunda gushishikariye ikintu ari support y'ijwi gusa, nta kindi wakora. Yego. Okay, nukuri uduha urugendo rwiza rw'iyi korari. Uyu munsi rero Brigitte ni muntu ki muri iyi korari? Watubwiye ko uyoboye iterambere. Byaje kugenda gutero kugira ngo uhabwe iyo nshingano noneho y'iterambere? Byari bishingiye kuki? Ese nuko babonye ukora cyane, nuko babonye uziranye n'abantu bashobora kuzamura iryo terambere? Wabisobanura mu make? Uyu munsi urumva nagezemo ndi umwana muto urangije secondaire. Yego. Niga kaminuza mbana n'abo babyeyi baturera, batwitaho. Ndashyingirwa. Wow. Ako nako ndakura. Yego, uyu munsi ndi umubyeyi, mfite umwana. Yego. Urumva umuntu aba yahindutse, yanakuze. Noneho hakurikiraho yuko twebwe bari mu myaka nk'iyacu tuba tuzi ibindi bintu bibera hanze, wabasha kumenya ngo YouTube ikora ite, ibi n'ibi. Niyo mpamvu uyu munsi bakugirira icyo cyizere, bakabiguha, bakavuga ati azabasha kuvugana na producer, azamenya kumenya ati quality ya video yakabaye imeze gute. Yego.
abandi babyeyi bakuru bo ntabwo baba babiziho cyane, ni muri urwo rwego rw'iterambere njyewe nkeka ko aricyo barebye. yego. Brigitte, wenda ntabwo ari ukwinjirira cyane ariko urabizi muri korali haba harimo abantu benshi batandukanye. Ni nayo mpamvu nagize ngo dusangize abadukurikiye uyu munsi kuba inshingano nk'iyo, tuzi ko inshingano nk'iyo ni inshingano iba ikomeye my friend. Ni inshingano burya iyo utsikiye gatoya korali ihita isubira inyuma kandi bigahita bigaragara, nta n'undi babishinja, burya babishinja terambere, sibyo? Ni gute rero bavuze bati reka twizere umubyeyi, reka twizere umumama. Nta bagabo bari barimo bari guha iyo nshingano. Nagira ngo tumare amatsiko mu by'ukuri n'abadukurikiye bavuga bati koko iyi nshingano kabisa bararebye babona koko niwe uyikwiriye. Nta bagabo mwari mufite muri korali, kuki ari wowe bahisemo? Icyo ntabwo njye nakimenya. Urumva iyo amatora ari kuba iyo amatora ari kuba yego bagayininga abantu bari aho bakaba bavuga amazina arenze rimwe, yego, ariko umuntu umwe akabahiga, ariko nabo bandi baba bafite abantu babatoye. Voilà. Yego, ubwo ahubwo abo bantu batoye ni wowe n'abambonye muri ubwo bushobozi. Gusa muri rusange njyewe nkunda ko umuntu ashobora kuva ahantu hamwe akagera ahandi, nibyo ntitaye ku cyo byaba bisaba. Nibyo. Wow, nakorera ubundi nifuzaga ko tukoraho. Namwe mwabyiyumviye impamvu nagerageje kumushimuza cyane no kumubaza cyane kuri aka kantu, nuko hambere hashize umudamu yabaga ari umuntu bavuga bati uyu ntiyanabishobora, uyu wapi nta, ndetse n'abadamu bamwe bakavuga bati jye mu mbabarira rwose sinabyishoborera, nubwo yaba afite n'ubwo bushobozi bw'amafaranga, ariko avuga oya nzabikorera mu gikari. Ariko mwabagabo mwe nimugende ibi mubikore. Wowe kuri ako kantu ubyumva ute, ubibona ute? Umudamu aba akwiriye kumera ate mu by'ukuri wishingiyeho uburyo inshingano kandi ndi kubona uyikora neza? Wagira nama ki abadamu muri iyi minsi? Uyu munsi nsigaye mbona nta murimo ufite abantu ugenewe mu bigaragara. Yego. Iyo umuntu Imana imushoboje abantu barakora ibintu bikagenda neza. Yego. Ku kijyanye n'umudamu w'umubyeyi, mpamya ko ari ikintu asobanukiwe, afiteho amakuru. Kenshi tugorwa nuko n'umugabo ikintu ugiye gukora utaba wamenye amakuru yacyo nizina ngo umenye uko ugikora, cyangwa hakazamo n'izindi mbogamizi, nta bintu bitagira imbogamizi. Yego. Ariko inshingano yose baha umuntu burya iyo asenze Imana ikamufasha akanayibonaho amakuru ya bya binashinzwe, mpamya ko nta muntu byapfa kunanira. Ni ukuri urakoze cyane. Kandi nkaba nakwibaza ku badukurikiye bose mbabariza, nk'umudamu watorewe inshingano, ni ukuri mu ivugabutumwa njya nibaza yuko hari inshingano 3 zikomeye ziba ziri muri korali. Burya inshingano ya mbere nibaza ko ari disipurine, uburyo korali igaragaza imyitwarire yayo imbere y'abantu, kuko burya iyo disipurine ijegera no hanze biramenyekana, biragaragara. Ikindi nibaza ko inshingano yo mu bijyanye n'umutungo hari inshingano nayo ibigoye. Nkongera nkajya ku yindi nshingano inshingano y'iterambere nk'uko turi kuyiganiraho. Ntago muri izo nshingano 3 kuba uri umudamu ukayiyobora, nzi ko ari ikintu kiba gihambaye gikomeye, kandi baba bakubonyemo icyizere kidasanzwe. Ariko se ntago wadusangiza ku mbogamizi waba uhura nazo? Urugero, ushobora kuba uri gukora ikintu uri kubwira abantu iterambere runaka, ko ntago ari we warikora wenyine, ahubwo uba ugomba kuba wagutse ibitekerezo kandi nicyo baba bagutoreye. Wenda wajya kubabwira nk'ikintu bakaba bagusuzugurira ko uri umudamu, ntago iyo mbogamizi ujya uhura nayo? Oya, ntabwo mpamya ko bashobora kucyanga kuko uri umudamu, ahubwo hari level umuntu waba yumva ibintu. Yego.
ariko atari itegeko ko abantu uri kubibwira babyumva nk'ukuri kubyumva nk'ukuri ko vara ni aho nashaka ko tuganira. yego ariko ntabwo bigendeye yuko ubura umudamu kuko hari n'ibyo abagabo batanga nabyo abandi bakabyanga bakaba bavuga bati oya. yego none rero nka korali aba ari umuryango ugizwe n'abantu benshi kuba uyu munsi ngewe naba nabonye nk'indi korali yateye imbere yakoze ikintu nanjye nkumva mfite iryo shyaka ry'uko twagikora ariko hakabamo umuntu ugira nk'impungenge ati aho hantu twe ntiturahagera kiringa tuza wowe ku giti cyawe wumva ucitse intege yuko batahise bakira igitekerezo cyawe ariko muri rusange mpamya ko atari uko aba ari kuri umudamu cyangwa se ahubwo ko bakunda abantu nyine bahuriye hamwe n'ibintu umuntu byose atekereza ntabwo ariko byaba no mu buzima busanzwe. none nakwibaza Brigitte, wowe nkawe umaze kujya muri iyi nshingano kandi umaze kuyimaramo iminsi ufite experience nyinshi ujya mu bintu byinshi bitandukanye by'iterambere hirya no hino, wagira nama ki bagenzi bawe cyangwa se n'abagabo muri rusange bashobora kuba bafite iyo myumvire y'uko umudamu nta kintu yababwira cy'iterambere ngo bacyumve batekereza yuko hari yego, wabagira nama ki mu by'ukuri? inama ni uko iteka ikintu umuntu yatekereje hari ikiba cyatumye gitekereza. yego, yaba ari igitekerezo cy'umugabo yaba ari igitekerezo cy'umudamu numva ahantu hose cyagafashwe kimwe kuko iyo watekereje ukagira n'ubwo ubivuga abantu bagakwiye niyo batahita bajajinga ako kanya bakwiriye kugutega amatwi bakakwereka impamvu wenda ibyo bintu bidakozwe nk'uko wari wabitekereje. yego, ariko ukabanza ukumva hari ukuntu utanga igitekerezo abantu bagahakana bataranacyumva. yego, icyo ni cyo kibazo. ku muntu wese yaba umuririmbyi yaba ufite inshingano yaba ugize gute bakwiriye kumvana, buri muntu akumva igitekerezo cya mugenzi we akamenya ati runaka ikintu yavuzeho nawe akabanza akagitekereza ava yo kukirwanya cyangwa kucyemera cyangwa kucyanga, bakabanza bose bagahuza ibitekerezo kugira ngo barebe na cya kintu niba ari ngombwa cyangwa atari ngombwa. Brigitte, turakoze cyane, ni ukuri uradufashije, ufashije abantu badukurikiye ndetse utanze inama nziza y'uko dukwiriye kujya twumva umuntu igitekerezo cye aho kumurebera mu ishusho runaka cyangwa mu sura runaka. Reka twisubirire inyuma gatoya rero. Brigitte, buriya iriya ndirimbo twahereye kuri iyi ngiyi, iyi ndirimbo inzu y'Imana izubakwa, iyi ndirimbo inzu y'Imana izuzura, ni uko nzi ko hari n'izindi zitwa twubake naki, niyo mpamvu ubwo ahari ziri kuhita ziza inzu y'Imana izuzura. iyi ndirimbo mujya kuyitekereza mwatekereje ko ari inde wayandika? Ese ni igitekerezo cyaje mu muntu ahita cyandika arayibazana ati ngaho nimuririmbe, cyangwa mwe mwarabitekereje nkakora muravuga muti iyi ndirimbo turashaka ko ikorwa, ese irakorwa nande? Indirimbo yanditswe na Japhet. Yego. Inakorerwa muri studio ye. Yego. Audio. Yego. N'amajwi vocal arrangement byose niba bikoze. Yego. Then video ni Joshua Jordan. Nuwaheye Musanze. Wow. Bo indirimbo ikoze neza, reka tuvuge ngo congratulations ni ukuri kuri Japhet. Niwe wanacuranze? Yego. Vocal instrument byose niwe wabikoze. Mwabyiyumviye bakunze mudukurikiye ko iyi ndirimbo ni igitekerezo mwe mwatekereje mukimugezaho, cyangwa niwe watekereje aravuga ati iyi ndirimbo ndabona arangurura yayiririmba? Oya, ni twebwe yari proposal yacu. Yego.
twebwe itorero ryacu ryari riri mu nyubako baje kurebana video zibanziriza z'integuza yazo. yego Harimo inyubako ya Kimisagara uko yari imeze, n'uyu munsi turacyari mu nyubako. yego Twashakaga ni nka support twari turi guha ku itorero ryacu. ni ukuri reka mbwire n'abadukurikiye nibareba n'ayo mashusho bazibuke yuko urusengero rwa Kimisagara mu Kove uyu munsi ni urusengero runini cyane, nanjye buriya narugezemo ndatangara Brigitte. Mwarakoze vraiment. N'ubu turacyabirimo badusapotinge, No, bazana amakaro turi kubaka hasi, dushaka gushyiramo intebe. amakaro yaramaze kujyamo. Yego, Wow. ubu ni ibyo turimo, bari guhindura arrangement yo mu rusengero. Kuri ntuza kuri video zibanziriza z'integuza ya Coming Soon n'igitaramo twateguraga, yego hariho video y'ukuntu urusengero rwari rumeze n'uburyo abakristo batanze imiganda, byose biriho. ni ukuri. Bakunzi mudukurikiye muze gukurikira kuri Rangurura Kwaya. Ni Rangurura Family Kwaya cyangwa ni Rangurura Kwaya gusa? Oya, ni Rangurura Kwaya SDA Kimisagara. Okay, muze kuyikurikira. Ni ukuri nimugeraho mukore subscribe, like na comment. Bavandimwe, iyo korari nk'iyi murumva ko bari mu bihe by'iterambere byo gushaka uburyo noneho korari yagira hiva naho igera, ni igihe cyiza cyo kugira ngo bakunzi b'indirimbo nyarwanda, bakunzi b'indirimbo za gospel, aho muherereye hose, ni ukuri mukurikire Rangurura please. Turabasabye mubasange, mukore comment, mu like ndetse ukore subscribe no kuri kakazogera kugira ngo ujye ubona notification ko bagize ikindi gikorwa bakora utiri utegereza link.